twamamaza ishimwe ry'Imana ihoraho, turirimba iby'urukundo n'ineza bitarondorwa ihoza ku mwana w'umuntu. Uwiteka Mana yacu ninde mwabana, kugira neza kwawe birahebuje, imitima yacu yanyuzwe na byinshi bimwe Mana wadukoreye. Himbazwa Mana ya Isiraheli, abawe turakuramya, twamamaza imirimo itangaza wakoreye ubwoko bwawe, turagushimira. Mu mirabane n'intambara z'ubuzima warahabaye mukiza, mbese niki umuntu yakwitura uretse uyu mutima, turagushimira. Mwana w'umuntu we, jya ufata akanya utekereze, wibaze neza ku by'Imana idukorera, kandi ku buntu nta kiguzi dusabwe. Mu kuri hari byinshi wayishimira, biriho n'ubwo akenshi tubifata nk'ibisanzwe, nyamara ni impuhwe z'Imana. Reka dufate akanya twibuke ibyo twanyuzemo, hamwe twagobotswe n'Uwiteka, twibuke imigisha Imana yaduhaye, niyo yaturinze. Himbazwa Mana ya Isiraheli, abawe turakuramya, twamamaza imirimo itangaza wakoreye ubwoko bwawe, turagushimira. Mu mirabane n'intambara z'ubuzima warahabaye mukiza, mbese niki umuntu yakwitura uretse uyu mutima, turagushimira. Mutima wanjye we, himbaza Uwiteka, fasha bihe byubahumurisha ibyo Imana yagukoreye. Ururutse imitima yaguswe no kwiheba, menyesha indushyi aho ziruhukira, ko mu ijuru hari Imana, Imana ikunda twese, Imana yo kwiringirwa. Abatuye isi bakeneye inkuru y'agakiza, nyamara baboshywe n'amaganya y'iyi si. Vuga ibya Yesu wabambiwe twese, nabo babone ubuhungiro. Himbazwa Mana ya Isiraheli, abawe turakuramya, twamamaza imirimo itangaza wakoreye ubwoko bwawe, turagushimira. Mu mirabane n'intambara z'ubuzima warahabaye mukiza, mbese niki umuntu yakwitura uretse uyu mutima, turagushimira. Mu mirabane n'intambara z'ubuzima warahabaye mukiza, mbese niki umuntu yakwitura uretse uyu mutima, turagushimira. Mu mirabane n'intambara z'ubuzima